ndabona izi nzu zanjye zo zimeze neza, ahubwo kanze mfata akamoto njye gukubitamo agakote njye kurana za zindi, ndabona ari byo nta kundi. Ngeza mu rugo moto sisenyi sasa. Mundi kande muri raporo zanjye umupanga udaheruka kwishyura. Mugisha amaze amezi abiri atishyura inzu, bishoboka bite? Ntago bibaho. Kanze muhamagara mbwire niba njya kubaka ziriya nzu, ise na nyina niba ari uwampaye umusada wo gusiza wenda basi ikibanza dusiba iby'amafaranga. Bishoboka bite? So yari yaranyihishe hewe. Ko kiri kuvuga ngere ncishe mu numve umujyi atangiye kunkupa ubu kandi nta mafaranga gafite, kigwa mu makoba kakayamariramo kakabura kwishyura inzu kararamo. Ntago bibaho. Kanze njye kumwirebera iwe mu rugo, ntago byashoboka. Ubuse Mugisha ndamusangayo ra, kanze ndeye ko musangayo. What be this? Jesus. Ubu yanyishe yangiye kunkweba. Kanze njye kumushaka muri za karite, ari gihe turakubitana ari kunkupa, kabona phone iri gucamo ntayifate, ubwo ashaka kumpeza ndamusohoramo muri yanzu yanjye. Nta kuntu umuntu amara amezi abiri umuntu yari akagura amabati akagura imicanga. Nge umva kanze njye kumwiha rwose ntago ibyo yajya bikaraho, tuba twaravunitse dukora ibintu. Ariko reka nze nongere njishemo numve we. None kintu kiri kumamagara ni cyandera. Kisone hariya buriya siho kiri cyanyishe. Kanze mwihe. Oh my God. Ubuse nizere ko yagiye, ariko nizere ko yagiye. Wizere ko yagiye. Humura ndahari, ntaho nteze no kujya. Aha ni iwanjye. Nkaguhamagara ukankupa, nkaguhamagara wari uzi ko ntazakubona. Oya naringize hano ndi kugira. Reka nze nkurebere muri documentaire zanjye. Dore umaze amezi abiri utishyura inzu. Ibyo narimbizi gose. Wari ubizi kutazishyuye warangiza ukicecekera. Hano narindi kugira ejo bundi baherutse kunyiba igitoki, narindi kugira nyirebe none unze kumufata nukuri. Niyo mpamvu ubonye umuntu akaguhamagara ukamukupa. Oya nanagize kandi ngomba amafaranga niyo nje kureba. Amafaranga se kandi amafaranga yo wa muntu we. Ubwo nshimye ko gutangiye kwikora mu mifuka, ubwo ugiye kuyazana. Akuse amafaranga kanze ngire ndebe. Ni amafaranga naringize, ariko ndi kubona nayo sinzi ahantu amaze kujya mu kanya kandi narinya afite. Sinzi umuntu yanyatse nukuri. Wa muntu w'Imana we. Uyabuza ariko tubonanye se ubwo se ushatse kuvuga ko ari nge mujura. Ingo da amafaranga oya ntago uri umujura, ariko amafaranga narinya afite pe. Aha. Ubwo rero nonaha ndashaka amafaranga yanjye cyangwa ukamvira mu nzu. Akuse nyabo najya ugira neza, dore ahantu nari maze kwamenyera n'abaturage baramenyeye bose nuko. Uyibayemo amezi abiri none ngo uri umugome. Ahubwo nakabaye narakujyanye kera waravuyemo. Baba we nose urabona iyi nzu nari maze kumenyerana n'abaturage. We
nze muri ya nama igiye kuba nonaha. Sawa kanze mfata akamoto mite nza nta kibazo. Umva dore bari kumpamagara mu nama. Mfite ibintu byinshi byo gukora nyine ngiye gukora. Nguhaye amasaha 2. Amasaha 2 ndagaruka ngenje gufata amafaranga yanjye. Nta bintu tuvuga. Mbura amafaranga nkubura mu nzu yanjye. Oya wigira ikibazo nimba ari ucyo bimeze ndaba nayabonye. Umbwiye amasaha, nkubwiye amasaha 2. Uze gose urabona ibiceri byawe. Nta kibazo mukaye namwe. Sawa uze urabona ibiceri byawe nuko. Noneho subu. Aya mafaranga ndayabona ute kwinzu nari nyikunzera. Ako ngiye kwiyigira akantu ndebe ko nateka imitwe. Nkunde mbona aya mafaranga nukuri. N'agafone kanje duraho nari nagatsimbye nubwo mucucu wagiyeho. Ako ndakungikanya n'akandi paka mbonye yo mwishyura. Sawa kambe ngiye kureba uko nabigenza natuburira abantu. Amakuru yawe sha komera kuri kuza ngonga abo ni wowe ngonze hajya ugera telefone ndayifite gose ufite amayinite se cyane wanije hose mani nyihamagarira uko umuntu nge ko nta amayinite mfite nizaho gato ngire mamagara umuntu andikemo rero Alo, yego umeze ute se? Ni sawa. None se yo cyane nari nkukumbe umva man kamanze mvugane nawe nk'iminota 2 ndahita nza singo. Sawa. Umva yego nari nkukumbuye nukuri da. Nanjye karuko se. Nta nubwo twari duherukana nukuri. Duherukana ukiri inama nutaragafata warageze mu mujyi. Wa muntu wese ko Kigali ba yaramize abantu yewe ibyubu ni danje pe. Kigali yarakumize. Ego yaratumize ubu nukubona turiyo nawe ubundi nta kigenda. Ko najyaga numva amakuru ngo waragafashe se. Ego naho ahubwo mwebwe mubayeho neza uzi ukuntu twe tumeze. Ubwo se bibaye ibyo bintu koko? Nukubona tuza turi ku byangwe naho iyo turi umuntu aba ari kwivuruguta mu ivu nk'ikize nk'imbeba. Uzi ukuntu numva wavuga inaha ngo waragafashe. Yewe ababivuga nukubeshya ntabwo uzi ukomeza. Ubu uri kumva ko ndi umuntu urenze ariko ku isura wahita wumiga ukiruka. Ase kuri kuvuga nyamaganya nk'uwo ufite agahinda we. Naho ubundi ngiye nshaka kwigarukira mu cyaro da. Mu cyaro se ko nundi wahasize ibintu nta kibazo. Buraya ndashaka kuyorora agahene ako yangurube yanjye nirabwaguruza ukuntu nakundaga amata yayo wa. Kandi byari imikino iravamo ibintu. Kuri iminsi mikeya ntabwo gihe kiragera. Appo ndagira nze. Burambere bajyaga bankamira amata y'ingurube nkahita mvuga ati amata y'ingurube niyo yambera aba aryoshye nyine. Barayanywa se? Kuyanywa gutse uzi ukuntu amata y'ingurube bayanywa. Njye ni ubwa mbere mbyumvisha ahubwo. Baba we barayanywa naho ubundi ndagira nze mworore dore ko Kigali yameranye nta n'ikintu mbonamo. Ubundi nagukundaga ndagira nze tujye twifatanyiriza aho ngaho mu nyine mwako ndagira nze tujye tubana nyine kuzamuka amafone ndimo kwibusha mani ngo muhe iki yande yanjye umuntu muri gusigana ninde se? Uwo ni umuhungu ngo fone yawe wayimaye ryari? Ibintu bya fone ndi kumva ni ibiki? Akasakumirora ushaka no kuntuburira se? Rata nuza we iyi nimero usanze atari imwe nakoreshaga kera nyibiyo mu cyaro. Umuhungu komera 2 ntiyageze. 2 kanze ndeba 2
ndabona abiri yageze. ubwo rero shyira aha nta bintu. Hajya amezi abiri twavuze ko nzaguha ngaha. ubwo ni 20,000. 20. Naho ubundi iby'amafaranga byo nari amafaranga nari nenda kuyabona nuko bigize iki ariko akira izi fone uzakuremo ay'amezi 5 asigaye nzongera mbe ese telefone yanjye kuyitanze ceceka Kado telefone yanjye nyine harimo telefone yawe irimo nyine ceceka Kado ikizima nuko nabonye yanjye muwe mwiri bereza yanjye man amachi telefone se telefone nyine taci yanjye barayijyanye hanswe iragatusha kibaye ikigoryi noneho wala. Oh guys, nizere ko iyi video yabashimishije. Iyo wagushimishije ikintu ugomba gukora, ugomba gukanda subscribe, like, comment. Wifuza no kuba wabona n'izindi wakanda kuri iryo zina ryacu rya Kanimba TV kandi dukomeze kubaha video zishimishije. Mwakoze cyane. Niba video yagushimishije wanayisharinga kuri WhatsApp. Murakoze.